genda gusuhuje kandi guhaye ikaze wowe udahwema gukomeza kubana natwe ndetse udahwema gushyigikira ibiganiro byacu kugira ngo bikomeze kugenda bikugeraho ku gihe. Ngiye mu bana umunsi ku munsi nitwa The Fresh. Wowe wakoze subscribe urashimirwa cyane kubw'icyo gikorwa wakoze cyiza cyane. Ibuke gusharinga inkuru zacu ndetse n'ibiganiro byacu tugenda tukugezaho umunsi tukaba twagarutse amakuru tukuzaniye amakuru y'indirimbo ya Element n'umuhanzi ubifatanya no gutunganya amajwi akabikorera byose muri studio yitwa 1.5 AM. Ni indirimbo yitwa Tombe. Ni indirimbo yateguruje abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse akaba yararikiye abakunzi be gutegerezanya amatsiko ino ndirimbo agiye kuba yasohora mu minsi iri imbere. Element ntiyigeze atangaza itariki ya nyayo azasohoreraho iyi ndirimbo gusa nk'uko Element asanzwe abizwiho ntajya atenguha abantu bakunda bimwe mu bihangano bye cyane. Element areka nkubwire ko yamamaye mu ndirimbo yiswe Kashe. Ni indirimbo imaze imyaka ibiri irengaho gatoya ku rubuga rwa YouTube ye, ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 11. Ni indirimbo yakunzwe cyane ko ariyo ndirimbo ya mbere yarasohoye igahita ikajya kuri channel yari nshyashya igahita irebwa n'abantu miliyoni 11 z'abantu barebye iyo ndirimbo ku rubuga rwa YouTube. Nyuma yaje gusohora indirimbo yahuriyemo na Roskana ndetse na Bruce Melody, indirimbo bise Fou de Toi. Noneho yaje arakasa mutwe cyane ko bari bayikoreye ku nzu yari imenyekanye muri iyo minsi, inzu yitwa Chateau Le Malard iherereye mu karere ka Karongi ahitegeye ubusitani bw'ikiyaga cya Kivu. Ni indirimbo imaze umwaka umwe urengaho gatoya ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kurebwa n'abantu barengaho gato miliyoni 22 mu mwaka umwe. Ni ibintu bitari bibi cyane ku muhanzi nka Element. Nyuma yaje gusohora indirimbo akaba ari nayo yaheruka gusohora indirimbo yiswe Milele. Ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu miliyoni 6,400 mu mezi 8 imaze ku rubuga rwa YouTube. Element amaze gushimangira izina rye cyane ko mbere yakoreraga muri studio yitwa Country Records, gusa nyuma yaje kugurwa na studio nanone yari gitangira ndetse ikaba na label yitwa 155 AM ndetse akaba bivugwa ko yaje guhabwa ibya mirenge nk'umworo utuye ku ntenyo, ahabwa amafaranga y'akavagari kugira ngo abashe kumuvinga ava muri Country Records ubundi yerekeze muri 155 AM, cyane ko muri Country Records yari afitemo amasezerano akomeye cyane. Element muri iyo label abanamo n'icyamamare ndetse akaba yaregukanye Trace Awards ku muhanzi uri umuhanzi w'umunyarwanda mu mwaka ushize yitwa Bruce Melody. Ari kumwe n'umuhanzi nanone umaze gushimangira izina rye wanateguje ko mu minsi iri imbere azakora igitaramo yitwa Keniso ndetse akabanamo anonipo producer witwa Compressor akaba aheruka gukora zimwe mu ndirimbo z'inyarwanda zimaze iminsi zisohotse. Ino ndirimbo turamya tudashidikanya ko ari imwe mu ndirimbo zigiye kwigaragaza cyane ko tukiri mu ntangiriro z'umwaka. Element akaba azwiho kuba yakwisohorera nk'indirimbo 2 mu mwaka cyangwa se akaba yasohora izirenze 2 bitewe n'amakolabos yabonye abundi akicecekera. Gusa muri izo ndirimbo aba yasohoye ntabwo ajya atenguha abakunzi b'umuziki we muri rusange. Nyarukira kuri YouTube y'uno muhanzi witwa Element ukande subscribe ubundi ibintu bimeze neza.